Niba warakunze gutembera u Rwanda ukagera mu bice byinshi bitandukanye, haba mu ntara ndetse no mu turere, wagiye ubona abakobwa benshi kandi beza cyane. Bikaba akarusho niba ukunze gukoresha social media platforms zitandukanye, by'umwihariko izikunzwe mu Rwanda. Gusa muri ino video tugiye kurebera hamwe top 5 cyangwa se abakobwa batanu ba mbere beza cyane kurusha abandi. Turaza guhera ku mwanya wa gatanu nk'ibisanzwe, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga umukobwa mwiza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Wowe nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye neza abakobwa abo ari bo. Uraza kutubwira muri comment uburyo wabonye ino video. Tubwire uwagombaga kugaragara ku mwanya wa mbere mu gihe uwo tuza kuhasanga atari we wakekaga cyangwa se atari we watekerezaga ko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere. Nguhaye ikaze, reka duhere ku mwanya wa gatanu nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa witwa Queen Kalimpiya. Uyu mukobwa nk'uko uri kubibona urabona ko ari mwiza cyane, waba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere umubonye, urabona ko ari mwiza cyane, haba uburyo ateye, uburyo aseka, urabona yuko ari umukobwa mwiza cyane wagakwiye kugaragara ku mwanya wa gatanu mu bakobwa beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa kane, aho tuhasanga uwitwa Marina Deborah. Uyu nguyu yamenyekanye nk'umuhanzikazi ukomeye cyane mu Rwanda, akaba afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, by'umwihariko twavuga nk'iyimaze igihe isohotse yitwa Page. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane hafi kurusha izindi zose yakoze cyangwa se yagaragayemo. Uyu Marina ni umukobwa mwiza cyane uburyo aseka ndetse n'uburyo afite ijwi ryiza cyane mu kuririmba, akaririmba injyana nziza, indirimbo z'urukundo, bigatuma akomeza kwigarura imitima ya benshi. Uyu kandi yagiye avugwa mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye cyane, by'umwihariko twavuga nka Ivan Muziki, aho bazi gukorana indirimbo yitwa Urugo Ruhire. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane, bituma Marina akomeza gukundwa ndetse no kwigarura imitima ya benshi, bigaragara yuko ari umukobwa mwiza cyane. Nyuma yaho byaje gusa nk'ibihagarara, aho Marina yaje kuvuga yuko akunda Muneza Christophe, abona ari umusore mwiza bakundana. Gusa nyuma yaho yaje gusubira mu rukundo na Ivan Muziki, aho yamwambitse impeta mu ruhame rw'abantu benshi cyane, bigakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byatumye Marina akomeza kwamamara ndetse no kugaragaza ubwiza bwe, haba uburyo ateye, uburyo aseka, ndetse bikaba akarusho mu ijwi rye rikurura benshi kandi rigashimisha benshi bitewe n'uburyo aririmba mu njyana nziza kandi zikunzwe n'indirimbo nziza z'urukundo. Bikaba byatumye uyu Marina agaragara kuri umwanya wa kane mu bakobwa beza cyane kurusha abandi mu Rwanda bitewe n'uburyo ari mwiza cyane. Uratubwira muri comment umwanya yagakwiye kugaragaraho, ushobora no kumushyira ku mwanya wa mbere cyangwa se wa kabiri bitewe n'uburyo umubona, gusa yagagaye kuri uwo mwanya wa kane bitewe n'uko hari abandi tugiye kurebera hamwe bamurusha ubwiza. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga Kayumba Darina. Uyu nk'uko uri kumubibona ni mwiza cyane, waba usanzwe umuzi cyangwa se ari ubwa mbere umubonye, urabona ko ari umukobwa mwiza, ureba neza, witonda, useka neza, amasaro agaseseka. Urabona yuko Kayumba Darina ni umukobwa mwiza cyane, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Ese urabona koko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa gatatu? Tubwire muri comment niba koko ubona ko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa gatatu. Gusa yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko ari mwiza cyane. Gusa tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Nyambo Jessica. Uyu nawe ni umukobwa mwiza cyane, akaba yaramamaye mu gukina filime, bikaba byatumye akomeza kwigira imitima benshi ndetse no kugaragaza ubwiza bwe budasanzwe bushimwa na benshi. Uyu Nyambo Jessica akaba ari umukobwa mwiza cyane, yagiye avugwa mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye cyane, by'umwihariko twavuga nk'uwitwa Titi Brown, akaba azwi nk'umwinfluencer kandi akaba umubyinnyi ukomeye cyane, wagiye agaragara mu ndirimbo nyinshi zitandukanye z'abahanzi bakomeye. Bikaba byatumye uyu Nyambo agaragara nk'umukobwa mwiza cyane kandi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Bikaba byatumye Nyambo Jessica aza kugaragara kuri uwo mwanya wa kabiri. Abenshi bakunze kuvuga yuko Nyambo Jessica ari umukobwa mwiza cyane kurusha abandi, ariko yagaragaye kuri umwanya wa kabiri bitewe n'uko ku mwanya wa mbere tugiye gusanga umukobwa mwiza cyane kurusha uyu Nyambo Jessica. Ese urabona koko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kabiri? Tubwire muri comment wowe uburyo ubibona cyangwa se usanzwe ubizi. Abakobwa bose wabonye mu Rwanda, haba ari abasitari ndetse n'abandi basanzwe, tubwire muri comment niba koko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa kabiri. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere yuko tuhagera nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba warasanzwe kuri umuco wa YouTube, utarakora subscribe, like, share na comment ngo ufungure inzogera, wabikora kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Wibuke gukora share kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kubona video tunyuza kuri muri wacu wa YouTube.
Tudatinze dukomeze ku mwanya wa mbere, aho ku mwanya wa mbere tuhasanga umukobwa witwa Tontine, uyu akaba murumuna wa Miss Muheto Divine. Urabona yuko uyu mukobwa ari mwiza cyane, haba uburyo agenda, uburyo ateye, uburyo aseka ndetse n'uburyo agaragara. Urabona ko ari umukobwa mwiza cyane, ushobora kuba anafite umutima mwiza ukunda. Tontine kandi ni umwe mu bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze, aho yatangiye kumenyekana cyane amafoto ndetse n'amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Benshi bavuze yuko uyu Tontine murumuna wa Muheto Divine ari umukobwa mwiza cyane, ku buryo afite ubwiza budasanzwe, ku buryo arusha ubwiza abandi ba Miss Rwanda bose bagiye bagaragara mu myaka itandukanye ndetse no mu marushanwa atandukanye agiye aba mu Rwanda, mu guhatanira cyangwa se mu gutsindira umwanya w'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi. Benshi bakomeje kuvuga yuko Tontine afite ubwiza kurusha abandi ba Miss ndetse no kurusha abandi bakobwa bo mu Rwanda, bikaba byatumye uyu Tontine agaragara ku mwanya wa mbere. Ese nawe wizeraga ko yagaragara ku mwanya wa mbere? Tubwire muri komenti niba utabyizeraga cyangwa se utabitekerezaga, tubwire muri komenti wabonaga yaza ku mwanya wa mbere. Aba bakobwa nibo beza cyane bagaragaye muri top 5 kurusha abandi bakobwa mu Rwanda. Abakobwa ni bamwe Loti Joel yavuze mu ndirimbo yacu Intoki Zigenza, abasore basoma barondereza kugira ngo badashira bakishwa n'inyota. Aba kandi si ba mukobwa jana nk'ibisanzwe, ahubwo ni ba mukobwa miliyarite. Abakobwa ni beza cyane, nizeye yuko nawe wemeranywa n'abavuga yuko abakobwa aribo beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Wowe twanyuma ino video, ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Niba ari video wifuza, tubwire muri comment. Ibuka gukora share kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kumenya ndetse no kubona video tunyuza kuri wacu wa YouTube.